Tarakoze pre-season yagize ibibazo bitandukanye, amaruwa menshi yo kubahagarika kugura abakinnyi. Umukino wa mbere warimuwe, mwakire gute intsinzi ya mbere? Tekereza ko ari nayo ya mbere yawe none uri perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Murakoze cyane. Icyo navuga nuko kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda Imana ntirenganya. Donc twahuye n'ibintu bikomeye cyane, ngira ngo niyo kipe yahuye n'ibibazo byinshi cyane byinshi. Hanyuma abanyamakuru ntabwo mwatworoheye akenshi, ariko twakoze uko dushoboye turabikemura, kandi ibibazo twasanze tubisanga tubizi, twibwira ko tubizi byose ariko twaribeshyaga. Twasanze bikomeye cyane ariko twahanganye nabyo, turabishobora. Icyo navuga, intsinzi rero y'uyu munsi mu by'ukuri ntabwo twebwe Kiyovu ugiye uko nyizi uko nayikuriyemo, ntabwo ari ikipe yikubita mu gatuza, ubundi ikora umurimo wayo. Ngira ngo no mu ntego za Kiyovu harimo ijambo ryitwa victoire, ni ukuvuga gutsinda. So gutsinda rero twebwe iyo dutsinze ubwo tuba twujuje ya ntego yacu. Nicyo cyabaye uyu munsi. Nta bindi bintu mbona navuga. Twakoze akazi tugomba gukora nyine, kari kenshi, kari kagoranye. Hanyuma rero byatugejeje uyu munsi, byabaye. Turabishimira Imana, turabishimira nyine n'abakinnyi bacu hamwe n'ababatoza, tukabishimira n'abantu bose batwizeye. Si benshi ndebye uko twatangiye, ariko ngira ngo buhoro buhoro bazagera babona kwenda ko hari ibyo dushoboye. Ubu rero umunsi yari intango, ubwo tugiye gukomeza. Ni ikintu uba navuga. Murakoze. Perezida, havuzwe byinshi bimeze nka vaga, rimwe na rimwe bitasobanutse ku bijyanye n'ibibazo. Navuze ko mwasanze ibibazo byinshi byanabagoye. Wadufasha kutubwira bimwe mu bibazo bikomeye mwahuye nabyo? Ni byinshi cyane. Urumva twasanze ikipe yasaga naho yagiye mu bibazo bikomeye kuva muri season ishize. Ibibazo bya mikoro, ibibazo by'abakinnyi bagiye batatana, ibibazo bya discipline y'abakinnyi, kubera nyine ibyo bibazo bya mikoro. Abari bahari barageragezaga uko bashoboye, dufatanya nabo turagerageza turangiza saison. Ngira ngo muribuka ko mu bikurikirana umunsi ku wundi imibare yerekana ko tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri. Ngira ngo nta benshi batizeraga ko tuzagisimbuka. Twabashije kubigeraho. Ibyo nta wabibonye, ngira ngo mwagize ngo ni hazard iri kubikora, ko ntabwo ari hazard. Ni determination yacu niyo yatumye bigenda kuriya. Ibibazo rero by'imanza za FIFA, bani za FIFA nyinshi, ngira ngo 8 miliyoni hafi 140 z'ibihano. Byo rero byari bikomeye cyane, ko byerekana ko nitabikira tuzabasha no gusubira mu kibuga. Ariko twabigenje buhoro, ikibazo ku kindi, umunsi ku wundi tubigeraho. Ntabwo birava mu nzira neza, nubwo kubitureba uruhare rwacu twarukoze. Ariko nyine mwabonye ko ikipe yakinnye uyu munsi haburagamo abakinnyi 8 kubera ibyo bibazo. Turizera ko iki cyumweru kirangira nabyo byarangiye. Nababwiye ko uruhare rwacu twarurangije, hasigaye uruhare nyine rwa FIFA. Hanyuma ubundi turizera ko ikipe twaberetse uyu munsi izaza mu isura nshya mu mukino utaha. Ubwo nabyo tuzamenya uwo munsi ugeze. Urugendo rwo gukemura ibyo bibazo bigeze, mugiye guhuza gute uyu mwaka w'imikino mushaka uburyo ibibazo bitakongera kugaruka muri Kiyovu Sport muri uyu mwaka? Turizera ko nacyo yaduhagurukije ko nyine kuri ikipe muri ibyo bibazo. Urumva ntabwo turirinda kuvuga ngo ibi n'ibi ngo utangire twikubite mu gatuza, ko nabwiye mu kanya hari akazi ko gukorwa. Ibyo tugerageza tuba twizeye ko wenda ari byo bisubizo bihamye, niko tubyizera. Rero hari akazi, bo ntabwo twatangiye ngo byarangiye ngo twatsiritse.
ni ukomeza kwikomya nyine namwe babyivuga nk'iki ni ukwirinda kugira ngo nyine ntitugwe mu makosa nk'ayabaye mu bihe byashize. Ubwo rero tuzakomeza dukora akazi ni kenshi, namwe mutugira inama, burya niyo mutunenga benshi ngo ntabwo bakunda kunengwa ku maradiyo na televiziyo n'izindi media, ariko biranatwubaka ibyo bintu akenshi aba ari mw'inama. So ntabwo byose biba biri negative. Yego, hari umukinnyi mwategeye Emmanuel Arnold Okwi kuzana mu Rwanda, byasaga nkaho byarangiye agomba gusinya Kiyovu Sport, birangiye agiye muri AS Kigali. Habaye iki cyatumye adasinya Kiyovu Sport? Ikibazo cya Okwi kiroroshye. Okwi abakunzi ba Kiyovu bifuje kugaruka muri Kiyovu, abanza gushidikanya hashize igihe kirekire kwanza, kuko abantu bifuje ko agaruka muri sezo ishize, hanyuma ntibyakunda, noneho hambere rero aza kuza, haje turaganira, ibyo yifuzaga ntabwo byari mu bushobozi bwacu, kuvugisha ukuri ntabwo ndibaza ko atari si bibi. So twamweretse ukuri kwacu dufite, ubushobozi dufite, nawe yifuza ibindi, hanyuma ndetse tugira n'ibyo twumvikana, ariko ubwo hari waje yenda ku isegonda rikurikiyeho amwereka ko we ibyo yifuza we yabimuha, aramuyoboka, nta kindi kirimo, ntawe uko yarebye inyungu ze, kandi numva nta muntu wabimuhora. Ubwo niko byagenze nyine. Perezida, twamuwe mu mezi ashize nk'abiri cyangwa 3 mutorewe kuyobora Kiyovu Sport, we na komite mwatoranywe, twabonye ejo bundi umunyamabanga yegura. Ubwegure bwe mwamaze kubwakira, ese nyuma yo kubwakira murateganya gukora iki kuba mwasimbuza kuri uwo mwanya? Ikindi naduha information gatoya, ntago team manager nawe w'ikipe ntago tugeze tumubona kuri uyu munsi, nawe uduheho information ntoya baba. Okay, SG cyangwa se izi komite tujyamo za imipira y'amaguru, turabakorera bushake. Hari ubwo umuntu ashobora kuba ari muri komite akaza kugira impamvu zituma atabasha gukomeza, kubera yenda yabonye akazi kandi gashyashya, cyangwa se yabonye izino opportunity, akaba yavuga ati yewe ntabwo nkibashe kubona umwanya uhagije. Ubwo rero bagenzi be baratekereza bakareba batese kuko tumurike agende, dushobora se kumwunganira yenda kugira ngo agire igihe gihagije kuri ibyo bindi, kuko hano turabakorera bushake muri ibi tubamo. SG rero niba ari kore mwambajije, yagize ngo opportunity ituma yifuza kugenda, ariko nta kindi cyabaye. Rero ntabwo twamwemereye, birumvikana, turacyabiganiraho, turacyareba niba yenda ako kazi kandi izo obligation zindi mwanya zimusaba niba ari cyo twamufasha we yenda, kuko ntabwo dushaka kubaka ibintu birama, ntabwo dushaka kubaka ibintu abantu ibintu bidakomeye. So turacyaganira nawe, turizera ko azakomezanya natwe nuko bimeze. Ku byerekeye team manager, uwo twari dufite team manager umwaka ushize arahari n'ubu, icyo dukora gusa turimo turamuha mission nshyashya muri association yacu, nazishima azazikomeza, ariko n'ubundi n'uwacu acyari umukozi wa Kiyovu, nta kibazo gihari pe. Tuzabivuga igihe kigeze, ntabwo tuzabivuga igihe kigeze, ariko ni nziza ziruta izo yakoraga. Abahoze bayobora Kiyovu, abantu bagendana nawe hafi bavuga ko kimwe mu bintu uvuga ko uzanye muri Kiyovu n'umupira w'u Rwanda muri rusange ari ugukorera hamwe, gushyira hamwe bigomba guhera muri equipe ya Kiyovu Sport. Abaperezida bayoboye Kiyovu kuva kuri ba Juvenal, Petetre, ba Theodori na General we nanamubonye hano, hari ikintu mwatangiye wenda cyo kubegeranya ku buryo bashobora kuvamo ubushobozi bwatunga Kiyovu byose bitakugiye ku mutwe? Iyo muvoma yaba yaratangiye yo biriho cyane, ibyo twubakiyeho twebwe Kiyovu. Icyo twifuza ni munumva turi umuryango, turi association, ahubwo kutaba hamwe n'iryo shyano, tugomba kuba hamwe. Niyo haba mu ukosa niyo yaba ukosa aba ari uwacu, nawe turaganira tugakomezanya urugendo. Hari ubwo yenda yakosa ko yari mu nshingano runaka, yenda atashobora kuba adafite n'ubushobozi,
cyangwa se cyangwa ko abufite ariko bigaragara ko atabufite ariko bose turaganira agakomeza ibindi nta kibazo twebwe nta rindi banga ni ugukorera hamwe. hari abakunzi ubwo watorwaga wijeje abayobozi igikombe bemera ko uzabaho igikombe muri uyu mwaka wa shampiyona ariko ntekereza ko wari utarabona ibyo bibazo byari biri muri Kiyovu nyuma y'uko bibonye uracyabizeza igikombe. Reka mbabwire ntitwagiye muri filozofi nyinshi cyane. yego match yose twinjira aha tuba dushaka kwitsinda. Igikombe si ni amanota guteranya atatu ni igikombe. So turi mu cyiciro cya mbere bivuga ngo minimum tunganya capacity n'amakipe yose ari mu cyiciro cya mbere. So natwe tutamahirwe ku gikombe sino ntabwo twazahangana. hari abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi ba Kiyovu bafite icyo nakwita nk'impungenge ku bijyanye na perezida wa ekipi ya Kiyovu Sport. Kubera iki? Abakuzi bazi ko ubuzima bwawe bwinshi bukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe bakibaza ati se uyu munsi twakubonye kuri match y'uyu munsi uraza kuguma mu Rwanda cyangwa uraza gukomeza kuba aho wari usanzwe uba, urabihuza gute no gushaka amanota atatu dore ko aba atanoroshye? Reka mbabwire yego abandi si ukuntu babigenza ariko jyewe ntabwo numva ko ikipe yashingira ku muntu. Birashoboka hari amakipe ashingiye ku bantu ko nayabo ku giti cyabo ariko ikipe nka Kiyovu ni ikipe ya association, ni ikipe y'abantu, ni ikipe y'abakunzi, ntishobora gushingira ku muntu umwe. Perezida, trésorier, umunyamabanga mukuru n'abandi bose batandukanye twese turi amakarita, buri wese akora role ye. Uko gushyira hamwe niko gutuma dushobora kugira ikipe ikomeye. Ntabwo ikipe jyewe yubakiye ku muntu umwe nka Kiyovu jyewe nyiyumvamo, numva ko na wa wundi uza kogeza na wundi utanga magana agayugura amazi n'utanga miliyoni twese one voice turi kimwe. So rero ntabwo jyewe nifuza Kiyovu ishingiye kuri njyewe ko njyewe ndi mu gikoni cyo kimwe nabo dufatanije twese turi mu gikoni. Twebwe turakora kugira ngo abakinnyi basohoke ku kibuga babahe prestation nziza uko bishoboka, batahukana intsinzi. Niko kazi kacu ntabwo ari uko kwiyerekana. Ndahangaha kubera ko yenda mpagarariye abo bantu ariko ntabwo ngewe mbereho kugira ngo njye ngo njye ni Kiyovu no ndi karita mu zindi. Nicyo navuga. Urakoze cyane. Okay, murakoze. Imana ibahe umugisha.